Njye nitwa Sheikh Sindayigaya Musa, ubu akaba ari njye wagiriwe icyizere cyo gutorerwa kuba mufti w'u Rwanda, akaba ari we muyobozi w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community. Ubuyobozi butangwa n'Imana, ubwo ni Imana yaduhitiyemo, ubwo ni umuyobozi wacu. Mwirondoro wanjye nsanzwe ndi umubwirizabutumwa, nkaba maze imyaka 21 nyuma yo kurangiza amashuri yanjye mu gihugu cya Saudi Arabia, ariko n'ubundi nkirangiza kuva mu mwaka wa 2003. N'ubundi nakoreye mu biro bikuru by'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, nashinzwe ubwirizabutumwa imyaka 8 mu biro bikuru ku rwego rw'igihugu. Nyuma yaho n'ubundi nabaye mufti w'u Rwanda wungirije, hanyuma nza kujya no mu mashuri nanone gukomeza kwiga, ariko nanone ndagaruka nkomeza gukorera umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ubu ngiriwe icyizere cyo kuba mufti w'u Rwanda, nari umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'igenamigambi mu biro bikuru bya Rwanda Muslim Community, ariko umurimo wanjye w'ibanze ni ibwirizabutumwa nka Sheikh. Ikintu njye mpamya ku giti cyanjye, Sindayigaya ni umuhanga. Ikindi cya kabiri, yarana igihe kinini ko habaho impinduka mu Busilamu, abonye amahirwe kugira ngo nawe abe muri bamwe bagiye guhindura icyo yifuzaga. Nkaba numva yuko ku bunararibonye bwe n'ubushobozi bwe aricyo nawe azakora kuri manda ye yatorewe, yagiriwe icyizere. Njyewe mvuka mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, umurenge wa Gacurabwenge. Ubu nkafite imyaka 43. Ku birebana n'amashuri, umuryango ndubatse, mfite umugore n'abana 3, ndashimira Imana. Hanyuma nkaba narize ibirebana na Islamic Studies cyangwa se ubumenyi bw'idini ya Islam, icyo bita Islamic Law cyangwa Sharia Law. Nkaba mfitemo bachelor degree cyangwa se impamyabumenyi ya kaminuza, ariko nkaba mfite nanone yitwa post graduate diploma mu byitwa public administration. Ubwo ni indi diplome iba hejuru ya bachelor degree, ariko nkanagira masters degree nanone muri public administration and management. Hanyuma ubu nkaba ni na PhD candidate mu birebana na leadership and governance. Ku bushobozi bw'Imana nkaba narangije amasomo ndi ku cyiciro cyo kwandika ubushakashatsi, nkaba nizere ko mu gihe cya vuba nicyo gitabo nacyo nzaba nagisoje. Ikintu cya mbere musaba kugarura mu basilamu, icya kabiri abantu bishoboye basa nkaho bifashe mu kwitangira idini, azagerageza begere abakoresha inama, abagira abajyanama be kugira ngo abasilamu twongere tugire ubumwe. Icya gatatu, ubusilamu bwacu nta terambere dufite, haranire ko aricyo tuzatugezaho mu bigo by'amashuri, mu mavuriro, mu misigiti ndetse no mu rubyiruko. Azaharanire yuko urubyiruko abafite ubushobozi bw'ubumenyi azabame kugira ngo bagire icyo bakorera idini. Hari byinshi ariko tuzibanda by'umwihariko ku bintu 3 biri imbere. Icya mbere ni ugukomeza kubaka no gukomeza ubumwe bw'abayisilamu, kuko ubumwe niyo ntego, ni nayo nkingi n'umusingi ukomeye wubakirwaho ibindi. Burya abantu bashyize hamwe bafite ubumwe, bafite umwuka mwiza, ibindi kubigeraho biroroha kuko babashyize imbaraga zabo hamwe. Icya kabiri tuzibandaho nanone ni ugutekereza imishinga minini y'iterambere igamije gushoboza imbaga y'abayisilamu mu Rwanda n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kwigira ndetse no kugira ibikorwa bikenewe muri uwo muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Tuzareba rero imishinga minini kandi ya yindi igamije gutuma tubasha kwigira. Hanyuma icya gatatu tuzimakaza nanone imiyoborere yo kubazwa inshingano ndetse no kwemera kunengwa ku bigamije kubakwa. Do kuvuga nta kibazo, urabona abakubanjirije hari abamufiti benshi bagiye bacaho baho, abo ngabo baravuzwe, kumva nawe wavugwa rero ntabwo ari igitangaza, ni ibisanzwe. Ahubwo rero icyo tugusabira Allah kugira ngo agushoboze nuko wakora neza ku byo bakoze, ukongeraho ibyawe byiza, hanyuma umuryango wa Isilamu mu Rwanda ugatera imbere. Kuko burya abantu bakunenze hari ibyo ukosora nawe, rero ibyo tuzabyimakaza. Kandi ikindi twijeje abayisilamu yuko tuzakira ibitekerezo byabo, nabo tubasaba umusanzu wabo n'amaboko yawe. Turi inyuma yawe, ndetse nkaba nsaba n'abakunganiye bari inyuma yawe, kuko ibyo ari byose hari abashehe bari inyuma yawe. Ntabwo navuga ngo iki, nabo bajye bakuba hafi, bakugira inama. Icyo ubona kidashoboka bo bakubwire bati nuku nguku, kuko
byari byose bizashoboka kuko Allah niwe ushobora byose. Babonaga ko bidashoboka ariko birashobotse kubera Allah. Jewe icyo nasabaga aba bavandimwe bacu nabo baza tukaba hamwe, tukaba bamwe nawe, tukakujya inyuma, kuko Isilamu ivuga ko tugomba kubaha abayobozi bacu uko byagenda kose. Ubwo rero kuba Imana iguhaye ubuyobozi tugomba kukubaha kuko Imana niyo yagushyizeho. Basaba ubumwe, iterambere, hazabeho kandi kugira abasilamu ngo bajye inama kugira ngo tugire icyo tuzigezaho muri imyaka 5. Wenda imyaka yashize tubare yuko wenda yamaze gutambuka, ariko imyaka tubonye 5 yasindayigaya izadusigira byiza icyo tugezeho byibuze hagati yacu nawe ubwe, kandi azadusigira icyicaro ntabwo tugira ishema nk'abasilamu ko dufite icyicaro cyacu. Tuve mu musigiti wa Kacyiru ni umusigiti twubake icyicaro cyacu, abe ari biro nkuru ya Isilamu mu Rwanda. Hanyuma muri ibyo byose dufite abayobozi bacyuye igihe, nyakubahwa Sheikh Hitimana Salim ndetse n'uwari umwungirije Sheikh Nshimiyimana Saleh ndetse n'abandi bari bagize komite nyobozi wenda batakomeje, ariko abo ngabo hari ibyo bubatse, hari umusingi bari baramaze kudushyiriraho, tuzawubakiraho kandi tuzabakiraho. Ndashimira n'umuyobozi ucyuye igihe Hitimana Salim kuko n'abakimara kujyaho bavuga ko atazashobora kubera ko ntabwo yari musayibayemo cyane, yabaga hanze, ariko alhamdulillah mu myaka 8 amaze ku buyobozi hazaje muri cyerezo cya Covid kikamukoma nkokora, nibaza ko byakoze alhamdulillah bazabimuhembera nk'umuntu aho ateshutswe uko n'umuntu nabyo imbaza mubabarire. Ubu ucyuye igihe nyine utareba uje rero kuvuga ngo ntabwo ashoboye cyangwa ntazashobora, nibaza ko ari ukugiza nkana kuko Isilamu yo mu Rwanda arayizi, yize primaire mu Rwanda, ahiga secondaire, akomeza amasomo hanze muri Saudiya, aragaruka. Imyaka yose amaze mu buyobozi bw'abasilamu mu Rwanda ni myinshi. Uyu ugiyeho uyu Sindayigaya Musa, akaba ari wa muntu icyo cyose aba ashaka bakimenye kandi akimenye muzira umuzingo kandi akagikemura. Arashoboye kuko ni umuhanga, uvuga indimi zose, avuga Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, Icyongereza, ntabwo mu ndimi zose ategwa, kandi akaba yarize idini akongeraho n'imiyoborere. Ntabwo rero numva ibyo yatorewe mu bushobozi muziho, nibaza ko nitumujya inyuma twese nk'abayisilamu tuzagera ku iterambere rirambye kandi twifuza twese nk'abayisilamu bo mu Rwanda. Nkaba rero abavuga ko azashobora no kwigiza nkana nibategereze, Allah azadushoboza kandi azamushoboza mujya imbere natwe tumubi inyuma, hanyuma gahunda zose n'ibiteko zigena, ariko kubasha bw'Imana insha Allah nzi ko azashobora kandi twagiye gutembera ryambe twese dufatanyije. Bahamagara ko manda Salim iciye igihe Hitimana Salim, ubu hagiye manda ya Sindayigaya Musa y'imyaka 5. Saba bagenzi banjye aho bari hose mu gihugu n'abari hanze mu diaspora nayo hose ko baza twanyuma y'umuyobozi wacu tukamushyigikira, tukamutera inkunga aho yananirwa nk'umuntu tukamugira inama. Hanyuma ndumva uhamagara twese tubugeraho twese nk'abasilamu mu Rwanda n'abari hanze mu diaspora, tugafatanya twese, Isilamu ntabwo izasubira inyuma. Mu Rwanda nta mavuriro tugira avura abasilamu. Abasilamukazi bacu bajya kubyarira muri dispenseri z'abasilamu, akabyaza n'umugabo, bagomye kubaza n'umugore mugenzi we. Icyo mu gihe tugezemo wallahi ni aibu kuba umugore waje kubyara akabyaza n'umugabo akamureba atagomba kumureba. Twahise tukavuga ati alhamdulillah dufite imani, ariko imani umugore waje kubyaza n'umugabo muba utakiri inyuma. Allah nashoboza twagenda mu mavuriro yacu abasilamu mu Rwanda, tuvuye umugore waje kubyazwa n'umudamu mugenzi we, amusuzume umudamu mugenzi we, ariko igihe cy'amitano turageraho. Allah nashoboza nzi ko uyu mugabo azashobora kandi yizeye twageraho insha Allah, bizenda ko ubasha bw'Imana.